biroroshye, hahira muri hebuza.com utahana ibyo ukeneye kandi wishyure buhoro buhoro. Hamwe na hebuza.com tubafitiye amateleviziyo, frigo, kuka, washing machine, intebe, ibitanda n'ibikoresho byo muri ofisi. Uti gahunda iteye rero. Wishyura amafaranga make gusa yibanze ugatwara icyo ukeneye, asigaye ukayishyura mu byiciro. Akarusho, byinshi mu byo ducuruza tubyivanira ku ruganda rwo mu Bwongereza ruzwiho gukora ibyiza kandi biramba, ari rwo Icona London. Hebuza.com ikugezaho ibyo watumye byose ako kanya kandi nta kiguzi. Ikindi kandi ntukikwe na promosiyo yigabanyirizwa ku biciro byacu kugeza ku 10% ku byiguze byose igihe wishyuriye rimwe. Kubifuza kutugana mwadusanga kwa Rubangura iruhande rwa Koje Bank mu muryango wa 3. Ku bindi bisobanuro hamagara kuri 0788 cyangwa udusure ku rubuga rwacu ari rwo www.hebuza.com. Hamwe na hebuza.com ibyiza bikwiye wowe. Mwaka wa 1926 umujyi wa Barihe waje gufatwa n'abitwaga Gaulani. Abagaulani baje guhindura izina ry'igihugu baryita Eastern Gaulani, igice cy'iburengerazuba cyayo. Mu gihe abarokotse umuryango w'ubwami n'abandi baturage ba Barihe baje guhurira mwisi imirwanire, bashaka kugira ngo bashaka ukuntu bahuze imbaraga bigarura igihugu cyabo cyari cyatwawe n'Abagaulani. Turi kwitangiriro